Kaze nanone ku munsi wa kane w'icyumweru, ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo. Tera intambwe nshya. Nubwo wari ufite amakuru mabi ateye ubwoba, nukuri ndigaruye ntibizabaho. Gitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 7 murongo wa 3. Nuko Uwiteka arigarura ati ntibizabaho, niko Uwiteka yavuze. Inshuti y'Imana, wajyaga wiyumvamo ko nta cyizere nta n'icyerekezo cy'ubuzima, ndetse n'ibyabaye wabonaga biguhamiriza ko nta cyizere cyazaza heza gihari, n'ibimenyetso birabikwemeza. Noneho n'ikigeretseho baranabiguhanuriye. Amakuru ufite ni mabi, inzibutso ufite ni mbi, intekerezo zawe nazo ubwazo ziraguca intege, ariko Uwiteka arigaruye. Ibyo ntabwo bizabaho. Ntabwo uzapfa, uzarama. Ntuzakena, uzakira. Ntabwo ari uko bizahora. Uwiteka agiye kurema inzira, kuko ari Imana yuzuye urukundo. Ndagushimiye uhoraho wuzuye imbabazi. Urakoze kugiye kuvuguruza inzandiko zose zari ziri ku buzima bwa mwene data, zimurega ibibi, zimuzanaho ibibi, amakuru yose mabi, inkuru mbi zose uziburijemo, ukamuremera icyerekezo gishya. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.